utavuze ibyo ngibyo araza ngo runaka igare rye ryamujyanye. Rimujyana he? Abantu baramutse bapfa bakajya mu ijuru, hazabaho umuzuko? Yesu ashimwe. Umuzuko wabaho? Ibyo byose byarabaye. Abantu bazi ko ari kado nziza bahawe, na bya bindi by'imyuka byo kuvuga mu ndimi, byose biragenda abantu barabifata. Byose mukwiye kubyumva, murabyumva, muzabisoma mu gice cya 13 guhera ku murongo wa 15. Byavuye hariya. Kizaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho. None rero bavandimwe, nukuvuga ngo turamutse twitegereje muri iyi minsi, usibye yuko ushize impumu yibagirwa icyamwirukankanaga, tukitegereza uburyo isi iri kugenda yegereza ku mahenuka yayo, tukitegereza uburyo ababi bari kurushaho gukora ibibi, tukitegereza aho hantu isi tugejeje, aho abantu natwe tumaze kugera ku rwego nk'urw'Abisirayeli. Usibye abantu badashaka kureba ngo barebe yuko isi twamaje kwinjiramo iteye inkeke, ariyo Bibiliya yavuze, naho ubundi reka mbabwira benshi bazafatirwa mu mutego nka ya nyamaswa. Usibye yuko dukangwa nuko dukanda ku bikuta bikaka, tugakangwa nuko twambaye inkweto n'uwambaye utazifite akambara bodaboda. Ariko reka mbabwire, bitewe n'iyo mibereho yuko ibyo dusabwa gukora ni byinshi, kandi aho turi gukura ni hatoya. Igihe ukiri gufata kredi hano, ugafata ibisorori, ugafata kredi y'imodoka, nukuvuga ngo imibereho yawe guhera ku modoka ukagera ku nzu ni kredi, ukagera ku ntebe zo mu nzu ni kredi, ukagera ku masahani uriraho ni kredi. Ibi bintu ndabeshya? Ubu nukuvuga ngo yonza kuba ndi kubwira abantu yuko bagiye kuva mu bukode, mu minsi mike bagiye kumwaza ba Land Road. Aha ntabwo mwari kubona aho mwicaza abantu. Ndi kubabwira yuko amadeni arangiye, igiye gutobagura amaso y'abanzi babo. Nari mugorora nahoze ndi kumva undi ari kubabwira ngo saba Imana ifate iminwa y'abanzi bawe ihizirike. Hari igihe nawe nusenga gutyo, nawe umwanzi wawe azagusengera, uwo wanga nawe uzirikwe. Reka mbabwire, uku ni ukuri gukomeye. Abantu benshi bari kukwirengagiza, ariko ikintu kinshimisha ni kimwe. Muri Matayo igice cya 7 guhera ku murongo wa 13 hatubwira ko inzira ijya mu ijuru iraruhije, nibyo? Kandi abayinyuramo ni bangahe? Ntabwo mwatangazwa nuko mubona bimeze gutya, nuko inzira yatangiye kugenda ifungana. Abadashaka kuyinyuramo bari kugenda bikuramo ni ruto ni ruto. Batangira kwigisha abantu, iyo bageze aha ngaha bavuga yuko ngo icyo gihe ngo itorero ngo rizaba ryarajyanwe mu ibanga, noneho ngo hakazabaho abazacungurwa n'amaraso yabo. Reka mbabwire bavandimwe, twese tuzagishwa mu ijuru no kwizera igitambo cya Yesu Kristo. Nta muntu uzajyayo ajyanyweyo n'amaraso ye. Kandi ndababwira yuko iyo bavuga ngo ntibishoboka yuko Imana yahana abanyabyaha bakiranutsi bakiri ku isi, yahannye Abanyegiputa, Abisirayeli bakiri muri Egiputa. Muri kubyumva neza? Niyo mpamvu icyo gihe bizaba bikiri muri ako kavuyo, hazahita haza irindi tangazo. Marayika wundi yongera amena icyago cye mu nyanja, mu nzuzi. Nasomye ngo impamvu yo kumena mu nzuzi, ngo bazaba bamaze umwanya mutoya babujije abana b'Imana kugura no kugurisha. Abatuye isi, abana b'Imana kubwo guhagarara ku mategeko y'Imana, bazaba barabujijwe kugura no kugurisha. Ngariko icyo gihe marayika nawe azasuka urwabya rwe mu nzuzi kugira ngo amato azana ibiribwa nayo ahagarare. Ni ikigaragaza yuko twamaje kwinjira aho ibyo dukorera bitabasha kutubeshaho. Icyo Imana iri gukora muri iki gihe cya none nta kindi, nuko mu Byahishuwe 14 umurongo wa 6 hari ijambo rikwiriye kubwirwa amahanga kugeza ku murongo wa 7 ngo nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza kigize gute? Gisohoye. Reka mbabwire abantu b'Imana, ntabwo hano twananirwa gutuburira abantu. Mugize ngo byatunanira? Ntabwo byatunanira.
ariko ntabwo uwo mwanya tuwufite. Dufite ukuri kumira ukundi nka ya nzoka ya Mose. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Icyigisho kivuga ngo kurokoka ibyago bigiye kuzira iyi si. Mahaguruka dusenga Imana. Turagushimye Data, tugushimira ko uri Imana y'urukundo, icyubahiro kibi cyawe. Tugushimiye ko wemeye ko uyu mwanya tuza kumva ijambo ryawe. Bana n'umwana wawe wese wageze aha hantu, maze uhishure mu mutima we uko yakira ibyago bigiye kuza. Izina rye ryandikwe mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu bisabye. Amen. Iyo tugiye mu mateka yatubanjirije, ndavuga urugendo rw'Abisirayeli igihe bajyaga muri Egiputa, basanzeyo umuvandimwe Yosefu. Baragiye, Bibiri tubwira ko bagiye bakamarayo igihe kirekire, bagahirwa. Ahagana mu mwaka w'1445 mbere ya Yesu, bari bamazeyo imyaka igeze kuri 215. Mw'icyo gihe rero baje kugira ibyago, ari byo Bibiri ivuga ngo hima umwami utarigeze kumenya Yosefu. Bivuze yuko mw'icyo gihe abami bari bazi amateka ya Yosefu, bashakaga kuyamenya, hafi ya bose bari barapfuye. Igihe himaga undi mwami, we nta nubwo yashatse kumenya amateka ya Yosefu, ahubwo yafashe umwanzuro wo kuyirengagiza, kubera ko Yosefu yari yaragize amateka menshi muri kiriya gihugu, akirinda inzara mu gihe ibindi bihugu byose byacikaga, inzara yari bamereye nabi. Igihe cyaje kugera, umwami Farawo afata umwanzuro. Umwanzuro yafashe ni uwuhe? Yaritegereje abona Abisirayeli bari kugenda baba benshi, arangije agira ubwoba. Aravuga ati, se aba bantu ko ari abanyamahanga, bakaba bakomeje kuturusha ubwinshi, ahari igihe nikizagera bakatwigaranzura. Babonaga kugwira k'ubwoko bwa Isiraheli, bafata ingamba zo kubashyira mu bucakara bukomeye cyane. Noneho ubwo bucakara mu gukomera kwabwo, biza kuba ngombwa ko bafata n'izindi ngamba. Babona kubakoresha imirimo y'agahato ntibishobora gukuraho yuko ubwoko bwa Isiraheli bwakororoka. Barangije bashyiraho gahunda ikomeye yo kubabuza kubyara. Ariko ikintu nashimye Imana nuko uko barushagaho kubacakaza, reka mvuge ngo kubakoresha ubucakara bukomeye, ni nako barushagaho kugenda baguka baba benshi. Kuva igice cyaho cya mbere, murambure Bibiliya mu gice cya mbere umurongo wa 12, hejuru hari umutwe uvuga ngo umwami wa Egiputa atinya Abisirayeli abagira imbata. Yaravuze ati guhera ku murongo wa 8, muri Egiputa hima undi mwami utarigeze kumenya Yosefu. Abwira abantu be ati, dore Abisirayeli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi, buturusha amaboko. Nimuze tubashakire ubwenge be kugwira, bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu, habaho intambara bakaturwanya, bakava mu gihugu cyacu. Nicyo cyatumye babaha
abo kubatwara ku buretwa ngo baba barishe imirimo iruhije. Bubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo, Pitomu, Ramusesi. Ariko barushaho kubababaza nabo niko ariko uko barushaho kubababaza nabo niko barushagaho kugwira. Haleluya. No gukwira hirya no hino. Abanyegiputa banga Abisiraheli urunuka, babakoresha uburetwa. Yesu ashimwe. Igihe babakoreshaga uburetwa, bakoze uburetwa igihe kiragera, barangije bigeze ubwo nab'imbaraga zabo zirangira. Igice cya 2 umurongo waho 23 baravuga ngo Abisiraheli batakira Imana irabumva. Haleluya. Hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga, Abisiraheli bahinishwa uburetwa, babakoresha barataka. Gutaka batakishwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana. Haleluya. Kurazamuka kugera ku Mana. Imana yumva iminiho yabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abisiraheli, imenya uko bameze. Yesu ashimwe. Igihe Imana yamenyaga uko bameze, icyo yakoze, yahamagaye Mose. Imaze kumuhamagara, imutuma muri Egiputa. Igihe yamutumaga muri Egiputa, Mose yatanze imbogamizi nyinshi, ariko kubera ko Imana yarebaga umubabaro w'abana b'Imana, ishaka igisubizo cyose cyashobokaga, imuha n'umwunganizi kandi mwereka ibimenyetso bizagendana nawe, maze Mose aragenda. Igihe Mose, ubwo murahera ku gice cya 3 umurongo wa 7, igihe Mose yageraga muri Egiputa, mu gice cyaho cya 5, umwami wa Egiputa yagaragaje kwinangira, maze igihe Mose yabwiraga Farawo akamubwira ngo rekura ubwoko bw'Imana mu gice cya 4 ngo bujya gutambira Uwiteka no kuziririza iminsi mikuru mu butayu, Farawo yarabyanze. Ahangaha noneho Farawo arababwira ati, Uwiteka ninde ngo ndeke Abisiraheli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisiraheli. Bwa mbere kwinangira umutima kw'aba bagabo b'Abanyegiputa si uko batashakaga kumenya imirimo ya Yosefu, ahubwo bo bashakaga kwanga Imana ku mugaragaro, bigeze ubwo Farawo avuga ngo Uwiteka ninde ngo ndekure Abisiraheli bagende. Aravuga ngo sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisiraheli. Igihe Farawo yafataga umwanzuro wo kwanga kurekura Abisiraheli, muri Egiputa bahuye n'akaga gakomeye. Akaga bahuye nako kari akahe? Bahuye n'ibyago byari bitoroshye. Muzasome guhera mu gice cyaho cya 7, guhera ku murongo wa 14 kumanura 17, muzagenda mureba ibyago bahuye nabyo. Ariko ikintu nabonye gikomeye cyane nuko Imana yabanye na Mose. Amen. Ijoro Abisiraheli bari buve muri Egiputa, Imana yarekuye icyago cya nyuma. Icyo cyago cyari ugupfa kw'abana b'imfura bo muri Isiraheli bose. Ndagira ngo mbibutse yuko igihe Abisiraheli bahuraga n'ibyago muri Egiputa, mu bana ba Isiraheli ibyo byago byageraga ahandi, ariko mu ngo z'Abisiraheli ntabwo byahageraga. Ni ukuvuga ngo muri iryo joro bakoze igikorwa gikomeye, igikorwa Mose yababwiye
bagombaga gutamba umwana w'intama. Ubwo ni mu gice cya 12. Umwana w'intama, noneho bagasiga amaraso ku nkomanizo z'imiryango yabo. Igihe basigaga amaraso ku nkomanizo z'imiryango yabo, kandi uwo mwana w'intama bagombaga kumurisha ngo imboga zisharira cyane. Icyo cyagombaga kuba ikimenyetso ntakuka kizahora kibwira abana ba Isiraheli yuko babaye mu buretwa, Imana ikabakuzayo amaboko, ukuboko gukomeye. Haleluya. Icyago cya nyuma cyaraje, Abanyegiputa bitegereza Abisiraheli ibyo bakora, barangije bamwe muri bo nabo baravuga ati ntawamenya, nabo barabigana. Marayika murimbuzi ngo yaraje, mu gihugu cyose hacura imiborogo, abana b'imfura bose barapfa. Maze Farawo uwo mwanya inama yikubagaho, bemeza yuko Abisiraheli bakwiye kuva muri icyo gihugu bakabakurira umuvumo mu gihugu. Abisiraheli barataha nk'uko isezerano ryari riri. Amen. Bantu b'Imana, iyo musomye guhera mu gice cya 7, tuhabona uburyo Imana yagiye ikora, haba ibibugu, haba kuba inyanja zarahindutse amaraso, igihugu cyose baterwa n'ibishyute, amasazi, ibikeri, byose bikwira mu gihugu. Ariko Imana irinda ubwoko bwayo. Iyo turi kwiga ibi byago byabaye muri Egiputa, tukiga uko byagenze, ahari twakwishima tukavuga ati aba bantu ahari bafite icyo bakoze gikomeye. Ariko iyo twitegereje neza tugasoma Bibiliya, tubona muri Daniyeli igice cyaho cya 12, hatwereka yuko muri icyo gihe, mu minsi y'imperuka, igihe kirangira ry'imbabazi, igihe isi izaba iri kwegereza ku musozo, hazabaho igihe gikomeye nk'icyo Abanyegiputa bahuye nacyo. Ubucakara bukiyongera, nuko Abisiraheli mu by'umubiri bahindutse, bagahinduka inkoreragahato, isi ikabanga. Ni nako mu gihe giheruka bizaba bimeze. Maze ijambo ry'Imana rimbwira ngo iki? Murambure Daniyeli igice cyaho cya 12. Ijambo ry'Imana ryo ritwereka neza yuko Imana yacu itagihinduka. Amen. Uko yari iri kera n'ubu niko iri. Mu gice cya 3 tubona yuko Imana yumvise gutaka kw'abana b'Imana maze igatabara. None muri Daniyeli igice cya 12, ijambo ry'Imana riratubwira ngo maze icyo gihe Mikayeli umutwaro ukomeye ujye uhagarikira abantu bawe azahaguruka. Hazaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Kizaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho. None rero bavandimwe, ni ukuvuga ngo turamutse twitegereje muri iyi minsi, usibye yuko ushize impumu yibagirwa icyamwirukankanaga, tukitegereza uburyo isi iri kugenda yegereza ku mahenuka yayo, tukitegereza uburyo ababi bari kurushaho gukora ibibi, tukitegereza aho hantu isi tugejeje, aho abantu natwe tumaze kugera ku rwego nk'urw'Abisiraheli. Mu gice cya 4 cyo Kuva tubona Abisiraheli igihe Mose yatangaga inkuru yuko Abisiraheli bagomba gutaha, nibwo uburetwa bwakajijwe. Farawo atanga itegeko, aravuga ngo noneho mubime ibyatsi, bajya kwishakira inganagano, nibarangiza bakomeze babumbe umubare w'amatafari bari basanzwe bagize gute babumba. Twakwitegereza muri iki gihe cyacu, ni ukuvuga ngo isi, uko umubwiriza yabivuze igice cya 1 umurongo wa 9, ibyahozeho nibyo bizongera kugira gute kubaho. Na bugingo n'ubu umuntu ahembwa umushahara, agahembwa 150, ikiro cy'ibirayi kigura amafaranga 100. Nibyo? Gonguki kigura 100, nibyo?
noneho ikiro cy'ibirayi kikagenda kizamuka kikazagera ku mafaranga 600. Niba barakoze ishyano yaragejeje ku mafaranga 180 ariyo bari kumuhemba. Yesu ashimwe. Isoko ririmo rirazamuka, imishahara y'abantu itagira gute? Itazamuka. Abacuruzi bagatangiza ibishoro byabo bikarangira bari mu makredi ya banki, kandi imibereho yo iri kwiyongera. Amashuri y'abana akazamuka, umushahara wo uri kwiyongera. Usibye abantu badashaka kureba ngo barebe yuko isi twamaje kwinjiramo iteye inkeke, ariyo Bibiliya yavuze, naho ubundi reka mbabwira benshi bazafatirwa mu mutego nka ya nyamaswa. Usibye yuko dukangwa nuko dukangana ku bikuta bikaka, tugakangwa nuko twambaye inkweto n'uwambaye utazifite akambara bodaboda, ariko reka mbabwire bitewe n'iyo mibereho yuko ibyo dusabwa gukora ni byinshi, kandi aho turi gukura ni hatoya. Ikigomba gukurikiraho ubu ni ukuvuga ngo abantu amadeni ari kugenda atumerera nk'aho ari ikiziriko turi kugenda twizirika ni ruto ni ruto. Ni ukuvuga ngo icyakora cyo Imana irimo irareka abantu kugira ngo nabo babanze bagere ku rwego rwo gutaka. Igihe ukiri gufata kredi hano, ugafata ibisorori, ugafata kredi y'imodoka, ni ukuvuga ngo imibereho yawe guhera ku modoka ukagera ku nzu ni kredi, ukagera ku ntebe zo mu nzu ni kredi, ukagera ku masahani uriraho ni kredi. Ibi bintu ndabeshya? Ni ikigaragaza yuko twamaje kwinjira aho ibyo dukorera bitabasha kutubeshaho. Abari mu kazi babaye abacakara kubera ko nta kundi, ba bosi babo barabishingiye. Urareba ukavuga ngo buri kwezi iyo umushahara utangiye kredi itangiye kugabanyuka, ndagenda nkaka yuko bongera bakanyongera andi, ugasigara umushahara wawe barawutemye, wahembwaga 600 agasigara ari kwinjiza 150. Rero bantu b'Imana, impamvu y'ibi ni iyihe? Igihe Mose yabwiraga Abisiraheli akababwira ko bagiye gutaha, uburetwa nibwo bwakajijwe, kandi igihe twatangire kuvuga ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ubutumwa buvuga iminsi y'imperuka, nabwo ibintu byatangiye gukomera muri iyi si. Icyo Imana iri gukora muri iki gihe cya none nta kindi, nuko mu Byahishuwe 14 umurongo wa 6 hari ijambo rikwiriye kubwirwa amahanga, kugeza ku murongo wa 7 ngo nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gucira abantu urubanza kigize gute? Gisohoye. Bantu b'Imana, nimubona ibi byose biri kuba, turacyafite aho dufata bigafatika, ariko vuba ahangaha bigiye kurangira, abantu babure noneho aho bakora, nk'uko wa muntu muzi umuntu wagiye mu madeni akajya ku muhanda akagira umuntu ideni, akajya hariya naho akagira ideni, ku kazi akahagira ideni, agasigara nta nzira anyuramo. Niba yanyuraga ku irembo agashaka iyo hepfo, yagera byago no hepfo akagira umuntu afite ideni. Muririmbyi umwe yaravuze ngo ideni riri gukura mu bagabo ukandavura. Icyo gihe rero iyi si turimo twerekezamo idafite ishyikizo, benshi bari kwikanga, bari kuvuga ngo imaje kuba gatokwa, ariko kubera ko bamwe bari kubivuga batazi byabanje, birashoboka ko muri iki gihe cya none aribwo twabona Yesu Kristo ahagaze ku bicu. Nyuma y'uko ubu butumwa bubwirizwa, abantu bakarushaho kwitegura, bakubaha Imana, batekereza cyane ku rubanza, reka mbabwire yuko Yesu azahaguruka ku ntebe y'imbabazi. Nasomye amagambo muzasoma mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze mu cyigisho cy'isozwa ry'ubutumwa bwa marayika wa 3. Bavuze yuko Ellen White ngo yitegereza, ngo yabonye marayika azamuka aringanije ijuru avuye mu isi, aragenda abwira Yesu yuko umurimo yamutumye gukora ku isi awurangije. Ngicyo gihe ngo abera bari bamaze kubarwa, maze Yesu ahaguruka ku ntebe y'imbabazi. Isi ngo yagombaga guhura n'umujinya w'Imana, maze abanze kwakira ubutumwa bwiza bagahura n'akaga gakomeye, bagasogongera ku ngaruka zo kutumvira.
reka mbabwire bantu b'Imana, bizaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho nk'uko Bibiliya bivuga. Iyo bavuze ngo umubabaro utarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yabereyeho, tugatekereza uburyo muri Egiputa bababaye, tugatekereza uburyo abahanuzi bicishwaga amabuye, tugatekereza uburyo ba Baritemeyo bakurwagaho uruhu bakabashyira ku gasozi, maze izuba rikabanika rikabatwika, ibikona bikagenda bibarya. Noneho tukongera tugatekereza uburyo ibihugu byinshi amagorofa ari kugenda amanurwa n'intambara. Nahoze ndi kureba uburyo ki muri bino bihugu, mu gihugu ejo bundi bamaje kwigarurira inyeshyamba, ni Siriya. Ubu ngubu nimugoro ejo bashyizeho umuhango, batumiza abaturage bose babashyira mu mujyi. Noneho abari abasirikare bamanitse amaboko bakabiyegurira, bari kubamanika imbere y'abaturage bose. Ugatekereza iyo mibabaro yose iri kuba Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi, ukibaza ngo none se igihe Yesu azaba ahagurutse ku ntebe y'imbabazi bizacura iki? Bantu b'Imana, ndagira ngo mbinginge mbabwira ngo muri iki gihe cya none ntabwo ari igihe cyo kugira ngo dukine n'amagara, kuko hano muri Daniyeli igice cyaho cya 12 ni ukuvuga ngo abo bantu bazatuma marayika ahaguruka baravuze ngo, kandi benshi muri bo hazaba ari igihe cy'umubabaro utarigeze kubaho uhereye igihe amahanga yagize gute? Yabereyeho kugeza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazaba banditswe mu gitabo bazarokorwa. Haleluya. Ikibazo kiriho muri iki gihe cya none ni uko abantu batazi icyakorwa kugira ngo bandikishe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo. Ntabwo ari umutwaro abantu basabwa kwikorera, ahubwo barasabwa kugira ngo bahinduke, bakire Yesu ababera umwami n'umukiza. Niyo mpamvu mu gice cya 3 cya Yohana ijambo ry'Imana ritubwira yuko guhera ku murongo wa 14 ritubwira yuko nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, abayitegerejeho bafite ubusabwe bw'inzoka bakiraga, ariko umwana w'umuntu yagombaga kumanikwa, abamwitegerejeho bagakira. Amen. Rero kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nibyo byonyine bizarinda abantu akaga kagiye gusatira iyi si ya none. Tugiye kureba mu Byahishuwe, murambure Bibiliya igice cyaho cya 16. Icyo gihe rero tutarahasoma, gihe marayika yararangije kubwira Yesu ko umurimo we awurangije, ubu reka mbabwire yuko ari igihe cy'imbabazi. Muri ko byumva? Ni igihe cy'imbabazi. Ni igihe abantu bari kubwirwa gushaka Imana bigishoboka, ariko hari igihe abantu bazaba bari kubivuga ati none mwatuzaniye Izayi, byibuze se akongera akatubwira. Kubera ko ejo bundi twasomye isomo mu Byahishuwe 22 umurongo wa 11, icyo gihe ngo Yesu igihe yavuga ngo birarangiye, uwanduye ukiranirwa nagumye akiranirwe, uwanduye mu mutima agumye yandire mu mutima, ndetse n'ukiranuka agumye akiranuke, n'uwera agumye yezwe. Ayo magambo ngo Yesu azayavuga igihe azaba avuze birarangiye. Ellen White igihe yitegerezaga icyo gihe ngo yabonye Yesu ahaguruka ngakurubita arekura urwabye rw'imibavu hasi, asohoka avuga ngo byaratinze birarangiye. Ngo igihe yarageze hanze ngo umwijima w'icuraburindi ngo watwikiriye abatuye isi, maze Satani ava ku maso y'abantu yari yarabatwikiriyeho, maze abantu batangira kumubona mu ishusho ye, ngo abantu batangira gushaka imbabazi bitagishoboka. Noneho Yesu ngo yitegereje ubwinshi bw'abanyabyaha, ngo yashatse kubagirira imbabazi buheruka, ngo ashaka gusubira ahera cyane, ngo yongere yicare ku ntebe y'imbabazi, ngo asanga ngo mu rusengero rwo mu ijuru huzuyemo umwotsi. Ngo nibwo yasohotse avuga ngo byaratinze. Icyo gihe cyari Yesu yavuga ngo byaratinze, nibwo hano mu Byahishuwe igice cya 15 tubonamo iby'imisaruro 2, ariko cya 14 ahangaha ho hari hagiye kuba akaga gakomeye. 16 umurongo wa 1, numva ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero ribwira abo bamarayika 7 riti, nimugende musuke
mu isi izo nzabya ndwi z'umujinya w'Imana. Nta kindi Yesu yakoze, yaravuze ati nta kundi, nimugende muhite musuka mu isi izo nzabya ndwi z'umujinya w'Imana. Icyo gihe, igihe Yesu yavugaga gutyo, isi yari imaje kugira imigabane ibiri. Umugabane umwe wari umugabane w'abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Bantu b'Imana, mu bintu abantu bagomba kujya batindaho, mukwiriye gutekereza uburyo mu Byahishuwe 13 havuga ngo abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Byahishuwe 14 bakagaruka ku nyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ibyahishuwe 15 Yohana akerekwa abana b'Imana bari ku rurembo ku nyanja y'ibirahure ariko banesheje inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ibyahishuwe 16 naho marayika nawe abwirwa yuko, mwumve hano ku murongo wa 2, uwa mbere aragenda asuka urwabya rwo mu isi, abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya igishushanyo cyayo bafatwa n'ibisebe bibi bikomeye. Yesu ashimwe. Abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya n'igishushanyo cyayo. Nababwiye yuko ikimenyetso cy'inyamaswa mu gihe cy'Imana ari isabato nk'uko Bibiliya bivuga, ikinyamaswa ni isabato mpimbano ivuguruza igikorwa kiremwa cyo kurema kw'Imana. Dimanche rero cyangwa se icyumweru ntabwo ari icyumweru nk'umunsi gusa, kugira ngo ahari wowe wicaye hanga utibwira ngo ngiye sinsenga ku cyumweru, ahubwo icyumweru gihagarariye imico itarahindutse, itemera ko Imana ari umuremyi, itemera ko Yesu ari umucunguzi. Abo bantu benshi bakigundiriye ibyaha mu mitima yabo, vuba aha ngaha bagiye gusohoka berekeze munsi y'ibendera bahisemo gukorera. Bantu b'Imana, iyo nababwiye igishushanyo cy'inyamaswa icyo ari cyo, nababwiye ko igishushanyo cy'inyamaswa ni urwiyunge rw'amadini. Ubu ngubu cyatangiye kubakwa, amadini ari kwishyira hamwe, ariko iyo ntago kiba igishushanyo igihe kitari cyakora nk'uko inyamaswa yakoraga. Kugira ngo tudahita tuvuga ngo duce iteka, ni ukuvuga ngo kugira ngo cyitwe igishushanyo, inyamaswa nababwiye yari Roma. Ni ukuvuga ngo uko ubupapa bwakoraga bukorera muri za guverinoma z'ibihugu kugira ngo bwice abatemera inyigisho zabwo, guhera mu mwaka wa 538 kugeza mu 1798 ubwo byageraga witwa Napoleon Bonaparte mu ijosi akavuga ati ngomba kubahagarika, agahagarika Papa Pio wa gatandatu, akamujyana, atumye witwa General Bercier akamujyana ahitwa Valence, nibwo yaje kuhapfira. Mw'icyo gihe rero ubupapa bwari bucitse intege, bwongeye kugaruka ahagana mu 1929 nibwo bwongeye kugira ijambo mu ruhando mpuzamahanga. Ariyo mpamvu Bibiliya yavuze ngo abantu bakurikira iyo nyamaswa bagize gute, bayitangarira ngo ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyinesha. Ku murongo wa 8 igice cya 13 hakatubwira ngo abari mu isi bose bazagira gute, bazayiramya. Mwumva impamvu ndi kubabwira ngo udakangwa nuko umaze igihe kinini mu itorero, udakangwa nuko wicaye aho ngaho ufatanya gusenga no gukora ibindi byaha, bivuze ngo uko byagenda kose ahari waba wicaye mu nzira igera i Roma, kandi wicaye hano nk'uko Abanyarwanda bavuze ngo inzira zose zigera i Roma. Iki ni igihe cyo kwiga uburyo wakira umubabaro ugiye kuza, kuko marayika wa mbere asuka urwabya rwe hano mu isi. Abantu bafite ikimenyetso cya ya nyamaswa bakaramya n'igishushanyo cyayo. Icyo gishushanyo vuba aha ngaha, kuko inyamaswa yakoze ibizira byinshi, yagaragaye nabi mu maso ya rubanda, ntabwo ishaka kugaragara, ifite igishusho iri kugenda ishyira imbere kugira ngo noneho igihe nacyo kizatangira gukora, kandi uko byagenda kose impumeko yacyo yatangiye kumvikana. Niyo mpamvu nababwiye ngo rurya umuhini rwototera isuka. Ni ukuvuga ngo
igihe igishushanyo nacyo kigiye kujya inyuma ya za guverinoma z'ibihugu, ibihugu bigatangira gushyira mu bikorwa ubushake bw'igishushanyo cy'inyamaswa, kandi izo gahunda zose zikaza ari politike za leta, abantu bazaba bagiye kugwa mu kaga gakomeye. Bantu b'Imana, nababwira ngo ntabwo ndi kubabwira ibi ngibi ngo mbakure umutima, ndi kubabwira ibi ngibi mbabwira yuko hari Mikayeli ugiye guhaguruka. Aba bantu rero icyo gihe ngo bazahita bafatwa n'ibisebe bibi bikomeye. Aba bantu bizaba bimeze bite? Naje kwiga amagambo avuga neza yuko icyo gihe abantu benshi bamwe isi impamvu ibi byago bizaza ni iyihe? Abana b'Imana kubwo kwanga amabwiriza n'ibihe bizaba bikomeye, barengana bazira kwizera kwabo, bazira guhagarara ku mategeko y'Imana, bazaba barabujijwe kugura no kugurisha kubwo kwanga kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa. Yesu ashimwe. Iki gitabo cy'ibyahishuwe benshi iyo bakigezaho bakirengaho babishaka, ariko reka mbabwire yuko uku ni ukuri tugomba kubabwira. Abantu bakakwanga ariko nyamwanga kumva ntiyanze no kugira gute, bitinde bitebuka abantu bazabona. Ndimo niga naje gutungurwa n'ikintu kimwe, kubona abantu bazaba barahunze, bamwe baranze gukora ku isabato, ariko igihe kikazagera ngo iki kiye cyago cya mbere nicyo kizatandukanya abakirisitu, maze uwo mwari mwihishanye mu buvumo ujye kubona ubone afashwe n'ibisebe bibi. Kubera iki? Abantu babaye abanyedini bibagirwa kuba abakristo. Abandi bavunira ibiti mu matwi kubera ko bamaze igihe kinini muri ariya matorero, kandi umugambi w'Imana, reka mbabwire, ntabwo umugambi w'Imana ari uko amatorero aba menshi, kuko yaduhaye Bibiliya imwe, iduha umubatizo, kandi n'Imana ni imwe. Ahubwo nuko abantu banejejwe nuko abantu bababwira. Reka mbabwire, hari umubwiriza ukunda kumbwira akambwira ngo intango y'urupfu ntabwo ibura abavumba. Ubu ni ukuvuga ngo nza kuba ndi kubwira abantu yuko bagiye kuva mu bukode, mu minsi mike bagiye kumwaza ba Randi Road. Aha ntabwo mwari kubona aho mwicaza abantu. Ndi kubabwira yuko amadeni arangiye, igiye gutobagura amaso y'abanzi babo. Nari mugorora nahoze ndi kumva undi ari kubabwira ngo saba Imana ifate iminwa y'abanzi bawe iyizirike. Hari igihe nawe nusenga gutyo, nawe umwanzi wawe azagusengera, uwo wanga nawe uzirikwe. Reka mbabwire, uku ni ukuri gukomeye. Abantu benshi bari kukwirengagiza, ariko ikintu kinshimisha ni kimwe. Muri Matayo igice cya 7 guhera ku murongo wa 13 hatubwira ko inzira ijya mu ijuru iraruhije, nibyo? Kandi abayinyuramo ni bangahe? Ntabwo mwatangazwa nuko mubona bimeze gutya, nuko inzira yatangiye kugenda ifungana. Abadashaka kuyinyuramo bari kugenda bikuramo ni ruto ni ruto. Ahangaha rero kuri iki cyago cya mbere kigiye gushyiraho iherezo ku bintu. Ikintu nashimiye Imana, muri iki gihe abana b'Imana bazaba bari mu burinzi bw'ishobora byose. Uwa kabiri, asuka urwabya rwe mu nyanja ihinduka amaraso nk'ay'intumbi. Ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Uwa gatatu, asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso nk'ay'intumbi. Ikintu cyose cyo mu nyanja gifite ubugingo kirapfa. Uwa gatatu, asuka urwabya rwe mu nzuzi n'imigezi n'amasoko, nabyo bihinduka amaraso. Numva marayika w'amazi avuga ati, wawera we, uriho kandi wahozeho kandi uzahoraho, uri umukiranutsi, kuko uku ariko wabitegetse. Bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi, nawe ubahaye amaraso ngo abe ariyo banywa, nibyo bibakwiriye. Numva igicaniro kivuga kiti, ye Mwami Imana ishobora byose, amateka yawe n'ay'ukuri no gukiranuka. Haleluya. Nasomye muri kiriya gitabo cyitwa Daniel n'ibyahishuwe cyanditswe na Uriah Smith. Baranditse ngo impamvu yo gusuka urwabya kwa marayika wa kabiri n'uwa gatatu
bavushije amaraso y'abera n'ay'abahanuzi. Imana nayo ibaha amaraso ngo abe ariyo banywa. Ni ukuvuga ngo iyo bavuze amaraso y'abahanuzi hari uburyo bubiri. Hari ukuntu dutakaza imbaraga zacu tubwira abantu bakavunira ibiti mu matwi bakanga kumva. Yemwe ababwiriza benshi bakaba bari kurwara za kanseri zo mu mihogo, bakicwa nabyo kugira ngo bumve ariko bakanga. Benshi mu bindi bihugu kubwo kujyana ubutumwa bwiza barimo baricwa. Ariko vuba aha ngaha noneho bidatinze kubwo kwihandagaza tukavuga ubutumwa nk'ubu ngubu, reka mbabwire yuko guhangara kuvuga ibi ngibi ni ukwiyemeza urupfu. Kuko benshi hari n'abo bari guhanurira mu ndege, hari n'abagongwa, ariko ntabwo badufite. Yesu yaravuze ngo ntimugatinye abica uyu mubiri, ahubwo icyica ubugingo kikabujyana muri Gehenomu. Ntabwo dukwiriye gutinya iby'uru rupfu. Ni ukuvuga ngo ibyo byose n'akarengane kagiye kwinjiramo, abera bazakomeza gushikama, amaraso yabo akameneka, abayamennye mu gihe gitoya nabo bagiye gushyirirwaho imipaka. Noneho bashake nabo marayika ngo asuke urwabya rwe, bajye bashaka amazi yo kunywa, uyadaha ari amazi ahinduke amaraso. Ufungura kuri robine usanga ari amaraso. Niko Bibiri bivuga. Bizaba byoroshye? Ariko nasomye yuko ngo mu bana b'Imana, Yesaya yavuze yuko ngo amazi yo kunywa n'ibyo kurya ntago bazabibura. Uko Imana yabanye n'abana bayo muri Egiputa, bakitegereza ibihembo by'abanyegiputa kubwo kubakoresha ubucakara, ni nako abana b'Imana bari ku isi bazabona ibihembo by'abanyabyaha bakiri hano ku isi. Benshi muri aya madini bacuritse ubuhanuzi, batangira kwigisha abantu. Iyo bageze aha ngaha bavuga yuko ngo icyo gihe ngo itorero ngo rizaba ryarajyanwe mu ibanga, noneho ngo hakazabaho abazacungurwa n'amaraso yabo. Reka mbabwire bavandimwe, twese tuzagishwa mu ijuru no kwizera igitambo cya Yesu Kristo. Nta muntu uzajyayo ajyanyweyo n'amaraso ye. Kandi ndababwira yuko iyo bavuga ngo ntibishoboka yuko Imana yahana abanyabyaha bakiranutsi bakiri ku isi, yahannye abanyegiputa, Abisirayeli bakiri muri Egiputa. Muri kubyumva neza? Niyo mpamvu icyo gihe bizaba bikiri muri ako kavuyo, hazahita haza irindi tangazo. Marayika wundi yongera amena icyago cye mu nyanja, mu nzuzi. Nasomye ngo impamvu yo kumena mu nzuzi, ngo bazaba bamaze umwanya mutoya babujije abana b'Imana kugura no kugurisha. Abatuye isi, abana b'Imana kubwo guhagarara ku mategeko y'Imana, bazaba barabujijwe kugura no kugurisha. Ngariko icyo gihe marayika nawe azasuka urwabya rwe mu nzuzi kugira ngo amato azana ibiribwa nayo ahagarare. Haleluya. Amato nayo azagira gute? Azahagarara. Noneho ba bantu bishwe n'inyota, noneho hiyongereho n'icyitwa inzara. Ku mabutike bazajyayo bashaka iyo ibyo kurya, ntago bazagira gute? Ntago zizabibona. Nasomye yuko igihe Yesu yahagurukaga ku ntebe y'imbabazi, nta muntu uzaba ucyemerewe gupfa, ahubwo bazahera ku cyago cya mbere barinde bagera ku cyago cya nyuma. Icyo gihe rero reka mbabwire abantu b'Imana, n'igihe tuzaba tugiye kwinjira mu bihe byo kugura no kugurisha bitemewe, uzatinye, ntuzemere kurya harya kanya gatoya, kuko n'abari kubikora nabo bazaba bari kubikora nabo mu gihe gitoya bazaba bari guhura n'ibikakaye. Bizashoboka ko batatubuza byose, Imana ikaturinda, ariko bo nta kizabarinda. Icyo gihe rero ku murongo wa 8, nuko marayika wa 4 asuka urwabya rwe mu zuba, rihabwa kokesha abantu umuriro. Abantu botswa n'icyokere cyinshi, batuka Imana, batuka izina ry'Imana ishobora kubateza ibyago, ntibihana ngo bahindukire. Icyago cya 4, izuba rimanuke,
nasomye yuko ngo muri iki cyago cya kane ngo aba bantu bazaba bagifite bya bisebe bya mbere bya marayika wa mbere by'imifunzo, noneho izuba rimanuke rizikuba inshuro nyinshi. Mutekereze muri iki gihe cya none izuba risigaye riva, bagatanga itegeko bakavuga ngo abantu ntibambare ingofero, noneho banambare n'amarinete, kubera yuko ngo iri zuba ririmo riragenda ritera ibisazi, noneho byarekura imirasire bikarekura ibyo bita Rayon ultraviolet zishobora kwangiza zigatera kanseri zo ku ruhu. Ariko reka mbabwire noneho byo bizikuba, noneho bikubitire mu nyota bafite, icyokere kikube, abanyabyaha bazahura n'akaga. Ariko mwibuke abari bo ni abantu bazaramya ya nyamaswa n'iki n'igishushanyo cyayo. Bizaba byoroshye. Marayika wa gatanu asuka urwabya rwe ku ntebe y'ubwami ya ya nyamaswa. Ubwami bwayo bucura umwijima, kuribwa gutuma bahekenya indimi zabo, kandi kuribwa kwabo n'ibisebe byabo bituma batuka Imana nyir'ijuru ntibihana. Kubera iki marayika wa gatanu yasukutse urwabya rwe mu ntebe ya ya nyamaswa? Nta yindi mpamvu, ni ukuvuga ngo ubu ngubu abanyamadini barimo barabashuka. Yewe iyo tuvuga ahangaha tukavuga ibya Vatikani yazanye ibinyoma byinshi, igashyiraho icyumweru kivuguruza yuko Imana ari umuremyi, igashyiraho gusenga abatagatifu na bugingo n'ubu abantu bakaba bazi yuko abantu babo bapfuye bafite ubushobozi bwo kubasabira. Ariko mwagiye mureka mukabanya abanyakuri. Nuhe mugabo, Yesu ashimwe, umugabo waba ukunda umugore we agasiga n'abana be, yamara gupfa akabona umugore we ahita azungurwa n'ikindi kigabo kigatangira kumukubitira abana inkonji? Uwo muntu afite izindi mbaraga agiye kugira nabi, ntabwo yahera kuri icyo kigabo? Nubwo wenda reka tuvuge ko atari mubi noneho atabaye umuzimu, reka tuvuge yuko yagiye mu ijuru, isengesho yasabira uriya muntu wamutwariye umugore uri kumugirira nabi abana be ryaba ari irihe? Bibiliya mu Mubwiriza 9:5 hatubwira ko abazima bazi ko bazagira gute, ariko abapfuye bo ntacyo bazi n'ibikorerwa hano. Urukundo rwabo byose biba birangiye. Ibyo ni ibinyoma bazanye mu bantu, na bugingo n'ubu amadini yose agenda agifite akantu agasigisigi kuye kuri Vatikani. Utavuze ibyo ngibyo araza ngo runaka igare rye ryamujyanye. Rimujyana he? Abantu baramutse bapfa bakajya mu ijuru, hazabaho umuzuko? Yesu ashimwe, umuzuko wabaho? Ibyo byose byarabaye, abantu bazi ko ari kado nziza bahawe, na bya bindi by'imyuka byo kuvuga mu ndimi byose biragenda abantu barabifata. Byose mukwiye kubyumva, murabyumva, muzabisoma mu gice cya 13 guhera ku murongo wa 15. Byavuye hariya. Ibyo byose ntabwo bazi iyo byakomotse, ariko marayika ngo azasuka urwabya rwe mu ntebe y'iyo nyamaswa y'ubwo bwami. Ntabwo iyo tuvuze inyamaswa ari ugutukana, ahubwo ni imvugo ya Bibiliya Imana yandikishije kugira ngo izi nyandiko zirindwe. Abagombaga abo zavugagaho nibo bazirinze batazi ko aribo zivugaho. Ntabwo ni ukuvuga ngo inyamaswa twabonye Bibiliya ivuga yuko ari ubutegetsi. Urwabya rwe rero ruzasukwa kuri iyo ntebe. Nirusukwa kuri iyo ntebe, maze abantu bareba uburiganya bwabo, ibyabo byose bijya ku karubanda, bavuga ngo bari abantu twari twizeye, bashyizeho byose, bategetse isi, bakoze ibyo bashaka, nabo byashoboka yuko umwijima wahacura. Ibi bizorohereza marayika wa gatandatu nawe gusuka urwabya rwe. 12 marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ofurati, amazi yarwo akamira, kugira ngo inzira z'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Haleluya, haleluya. Iyo bavuze ngo gusuka urwabya mu ruzi Ofurati, ejo bundi twize ibya Babuloni, dusanga Babuloni ni amadini menshi yayobye, ariko ahagarariwe na Kiliziya Gatulika. Ni ukuvuga ngo icyitwa Babuloni nicyo cyanyuragamo umugezi witwa Ofurati. Noneho bivuze ngo umugezi Bibiliya itubwira ko amazi menshi ari abantu benshi.
ni ukuvuga ngo marayika azasuka urwabya rwe muri uwo mugezi, muri urwo ruzi, cyangwa se muri aba bantu, maze abantu kubera ko bari bamaze kubona umwijima wari uri kuri Vatikani, bayitakariza icyizere kugira ngo Kristo ahagarare ku bicu. Amen. Niyo bavuze ngo inzira z'abami baturuka iburasirazuba. Ntabwo abami baturuka iburasirazuba ari Kuro waje aturuka iburasirazuba agatanga uburenganzira bw'Abisiraheli gutaha bakajya i Buyuda kubaka urusengero. Ahubwo ni Kristo uzahagarara ku bicu. Nawe ahita abibona mu gitabo cy'intambara ikomeye, ngo yabonye agacu kaza gaturutse iburasirazuba kagenda gakura, maze ngo umucyo uba mwinshi, wari ukariho ni Yesu Kristo. Amen. Reka mbabwira yuko kuri iki cyago baravuze ngo nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka, ubwo ni Satani n'ubupagani, no mu kanwa ka ya nyamaswa ubupapa, no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma ubuprotestant bwaguye cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika, havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri. Yesu ashimwe. Iyo nyabutatu imwe ihuriweho hamwe, havamo imyuka itatu isa n'ibikeri, kuko ariyo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza, igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahurire kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Yesu ashimwe. Muri kubyumva icyo bavuze ngo abantu ntabwo bajya basoma Bibiliya, ni ukuvuga ngo mu kanwa ka cya kiyoka, mu kanwa ka ya nyamaswa, mu kanwa k'umuhanuzi w'ibinyoma, noneho havuyemo imyuka itatu isa n'ibikeri. Niyo myuka ikora ibitangaza. None abantu bashize kubera ibibazo natangiye mvuga biri mu isi ya none, abanyamadeni banejejwe no kujya hano. Reka mbabwire abantu b'Imana, ntabwo hano twananirwa gutuburira abantu. Mugize ngo byatunanira? Ntabwo byatunanira, ariko ntabwo uwo mwanya tuwufite. Dufite ukuri kumira ukundi nka ya nzoka ya Mose. Amen. Abakonikoni bari bafite inkoni zabo zahindutse inzoka, ariko inzoka ya Mose, inkoni ya Mose ihindutse inzoka irazimira zose. Ubuse byananira kuba ndebye hano umuntu ufite amafaranga yo mu itsinda yaburamo hano? Yabura? Amafaranga yabuze nuko yishyura. Uwabuze uko yishyura landlord se namubura? Buse somye isomo rimwe nkahita nkubwira uburyo Abisiraheli bamaze kwambuka bageze ku nyanja itukura, Farawo yafashe umwanzuro ngo maze Farawo, maze iyo bajya kubeshya baratangira bakaremereza ibijwi, maze Farawo arinangira. Amaze kwinangira afata umwanzuro wo gukurikira Abisiraheli. Igihe Mose yarageze ku nyanja itukura, maze Uwiteka ambaza Mose, tufite iki? Mose ati mfite inkoni. Ati rambura iyo nkoni. Maze Mose arambura inkoni hejuru y'inyanja, maze ahumutse haraboneka. Niko Uwiteka agiye kurambura inkoni hejuru y'ibimeze nk'inyanja, maze bamwe bagatayo. Siko bigenda? Maze ahumutse hagiye kuboneka, maze utambuke wemye. Abanyegiputa bagiye gushirira mu nyanja, abanzi bawe bagiye gushira, maze abantu bose bakazamura ibiganza. Ibyo ntabwo byatunanira. Mukanguke mumenye yuko ukuri kwa Bibiliya kurihagije. Twebwe ntabwo turi abahanuzi ba Bali tubwira abatumva, ntabwo tubwira Imana itumva. Kandi niyo mpamvu Imana yashyizeho iri vuga butumwa, kugira ngo abantu babwirwe ubutumwa bwiza mu mwimerere wabwo. Bahitemo inzira ebyiri, bidasabye urusaku ngo bajagarazwe n'urusaku, ahubwo umuntu yihane abyihitiyemo. Amen. Ibyo ngibyo nibyo bitwaza. None rero nawe uhita mvuga ngo ibimeze ibibazo byawe, none buri muntu wese nkamubwira ngo akira igitangaza cyawe ugataha nuko. Ariko icyo tuzi ni kimwe, yaduhamagaye niyo kwizerwa. Amen. Dukwiriye kwigirira icyizere no kubikora izabikora. Tugaruke ariko mumenye
neza uburyo ibi bitangaza biri gukora, Bibiliya itweretse yuko birimo birakusanyiriza abantu, maze uri mukuri akayoberamo, bimukusanyiriza kugira ngo nawe azajye mu rugamba ruheruka rwo ku munsi ukomeye w'Imana. Bivuze ngo igihe turimo tubwiriza ukuri kugatambuka mu matwi yawe, bakubwira kureka ibi ngibi ahubwo aho kugira ngo wumve ukumva yuko umubwiriza kwihaye, menya yuko nawe wamaje gutera intambwe. Igihe bizasaba yuko abantu bavuga ukuri bicwa, nawe uzajya mu ruhande rwo kwica wa muntu wakubwiraga biriya. Ariko ikintu gikomeye ku murongo wa 15 haravuga ngo dore nzaza nk'umujura, hahirwa uba maso akarinda imyenda ye, kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Hahirwa uba maso akamenya ubwo buriganya bwa Satani buri kuba, kuko vuba aha ngaha abo bantu bagiye guteranyirizwa ahantu hamwe kandi bajye mu rugamba rukomeye. Marayika wa 7 asuka urwabya rwe mu kirere, ijwi rirenga rivugira muri rwa rusengero kuri ya ntebe riti birarangiye. Habaho imirabyo n'amajwi no guhinda kw'inkuba, habaho n'igishyitsi cyinshi, igishyitsi gikomeye gityo ntikigeze kubaho uhereye aho abantu babereye mu isi. Wa mudugudu ukomeye ugabanywamo 3, imidugudu y'abanyamahanga iragwa, Babuloni ikomeye yibukwa imbere y'Imana ngo ihabwe agacuma k'inzoga, ariyo nkazi y'umujinya wayo. Ibirwa byose birahunga kandi imisozi ntiyaboneka. Urubura rukomeye rumanukira abantu ruvuye mu ijuru, ibuye ryarwo rimwe riremera nk'itarantu. Icyo cyago cy'urubura gituma abantu batuka Imana, kuko icyo cyago cyarwo gikomeye cyane. Yesu ashimwe. Gituma abantu batuka Imana. Kubera iki cyatumye abantu batuka Imana? Sinzi niba muri mwebwe hari wagize amahirwe yo gucukura toilette ngo agere muri metero 10, akabuye ntago navuga ngo ninde ngo amanike ikiganza. Hano twese iyo twageze i Kigali twambaye amakote, hari amahirwe, hari amateka tuba tudashaka gusubiramo. Ariko mwabyumva neza, akabuye gatoya kamanuka kagagusanga muri toilette, ubugize ngo bagukubise ibuye ry'ibiro 10. Cyangwa kugira ngo mwebwe mutabizi, n'ubundi n'ibiti byavoka muri iki gihe hano mwese mutangira kubisarura bireshya gutya. Byibuze igiti cyavoka cya kera cyasumbaga iyi nzu, voka iramutse ikumanukiye ireshya gutya. Umva iyo batahakoraga uwumye basigaraga bari kuguhungiza. Rero reka mbabwire ngo kugira ngo mwumve uburemere bw'uru rubura, nimba akabuye gato kamanukira umuntu kavuye muri metero 10, noneho tekereza urubura rufite ibiro nka 40 ruzamanuka ruvuye mu ijuru, ruza rwikubite ku muntu kandi atari bupfe. Bizaba byoroshye. Murambure Yesaya igice cya 1, mwumve icyo Yesaya adusaba. Duhere ku murongo wa 16. Ijambo ry'Imana, murambure turahagera. Tarasoma ndagira ngo mbabwire ngo aya mahirwe ni amahirwe aheruka nk'uko insanganyamatsiko ibivuga. Amosi igice cya 8 umurongo wa 11 hatubwira yuko abantu bazakubita hirya no hino bashaka uwababwira amagambo y'Uwiteka be kumubona. Ndetse Amosi yaravuze ngo icyo gihe inkumi nziza n'abasore bazicwa n'inyota. Kubera iki? Kubera yuko igihe ubutumwa bwiza bwasabaga abasore kureka ibigirwamana, kureka kugendana n'ibigezweho bakurira mu irimbukiro, benshi bavuniraga ibiti mu matwi bagafata agakiza bakakagira akabasaza. Ariko igihe kigiye kugenda bihinduke, maze abantu batangire gushaka abababwira ibyo ngibyo ntibababone. Mwumve icyo Imana iri guhamagarira umuntu wese. Ku murongo wa 16 wa Yesaya hari kutubwira ngo nimwiyuhagire mwiboneze,
mukureho ibyaha byo mu mirimo yanyu bive imbere yanjye, mureke gukora nabi. Haleluya. Ku murongo wa 18, nimuze tujye inama. Tujye inama y'iki? Yuko twakira biriya byago by'imperuka. Niko Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba birahinduka umweru bise na sheregi. Imana irashaka kugira ngo idutunganye mbere yuko abanyabyaha basarura cyangwa se batwinjiza mu gihe cyo kutwima uburenganzira bwo gutura ku isi. Irashaka kubanza kweza abana bayo bakahabwa imbaraga. Niyo mpamvu ivuga yuko nubwo twaba twarasubiye inyuma, twaba twarabaye akahebwe, Yesu ahora ateza ibiganza. Naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira muzarya ku byiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya. Akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Imana ikomereze ijambo ryayo mu mitima yacu. Ngo winjire mw'ishyo rye niho uzaruhukira, ngwino ugifite ubusore, ngwino ukiri muto, injira uzarindwa rwose, ntuzagira icyuganya. Aragutarura n'urukundo, ati wampabewe ngwino unsanga, dore umukiza arategereje, Yesu mwungeri wanjye, Yesu mwungeri mwiza, yarakwitangiye, araguhamagara, ati nyabuna ngwino. Arashaka kukurinda kara kaga kose. Gira bwangu uve mu kaga, aravuga ati abarushye n'abaremerewe nimusange n'abaruhuwe. Ntugumye kwijyana, injira uzarindwa rwose, wibere mu mahoro, aragutarura n'urukundo, ati wampabewe ngwino unsanga, dore umukiza arategereje, Yesu mwungeri wanjye. Ragiriza isega yateye, mwishaka intama zose zazimiriye kure, ariko umwungeri mwiza arakuburira, ati injira uzarindwa rwose, mu bana karamata, aragutarura n'urukundo, ati wampabewe ngwino unsanga, dore umukiza arategereje, Yesu mwungeri wanjye. Tambuka Yesu akugire neza. Turekera aho ngaho. Yesu ashimwe. Yesu ateze ibiganza avugana n'umutima wawe. Reka mbabwire yuko iyo ukuri gutambutse mu mutima wawe mu buryo budasanzwe, Imana igukura mu mubare w'abataragezweho n'ubutumwa. Ikiba gisigaye nuko Satani adana umutima awudanangira, ntuzongere kumva ku rwego wabyumviyeho, ukamera nka Pilato
Pilato nawe ngo yagize amahirwe ngo igihe yari yicaranye na Yesu mu cyumba cy'urukiko, maze ngo Yesu aganira, Pilato aramubaza ngo ese koko niwe mwami w'abayuda? Ngo Yesu amubwira iby'ubwami bwe. Pilato ngo yumva nejejwe no kuzaba mu bwami Yesu azashinga. Maze ngo Pilato amubaza iby'ubwo bwami, Yesu arabimusobanurira ngo igihe ngo marayika yari agiye kwandika izina rya Pilato mu gitabo cy'ubugingo, ngo muri icyo cyumba nubwo Yesu yari ari aho ngaho, ngo na Satani yari ahari. Maze ngo Satani asohoka abwira abadayimoni bari hanze n'abantu bivanze, arababwira ngo Pilato araducitse. Maze abari hanze bose bavugira icyarimwe bavuga ngo nabambwe. Pilato yumvishije urusaku, ngo igihe yari agiye gufata umwanzuro wo gukiza Yesu, kwanga kumucira urubanza ngo bishake iyindi binyura. Maze ngo Pilato ngo arasohoka, yasohotse agiye kureba ikibaye hanze, ngo yakinzeho urugi, ngo na marayika bumba igitabo. Pilato abura ubugingo buhoraho gutyo. Noneho ngo igihe yagarutse, ikimenyetso cy'uko Pilato yahise abura ubugingo yaciriweho iteka, yasanze Yesu yacecetse, ntiyongeye kumuganiriza. Reka mbabwire, igihe Imana wagize amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza ukumva burakora ku mutima, menya neza yuko uwo niwo mwanya wawe wo kwandikisha izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Tutongeye kuririmba, nimba urimo tambuka, ni umunota umwe. Twongeye kugushima Data, uri Imana y'urukundo, Imana isezeranya igasohoza, icyubahiro kibi cyawe. Wakuye Abisiraheli muri Egiputa ubageza mu gihugu cy'isezerano. Natwe turifuza yuko udukura muri iyi Egiputa imeze gutya, turashaka kugera mu gihugu wadusezeraniye. Aba bana bawe bafashe umwanzuro, ubakomereze mu buntu bwawe. Ugira icyo wakora kugira ngo amazina yabo akomerezwe mu gitabo cyawe cy'ubugingo. Ugira icyo wakora kugira ngo imiryango yabo uyikoremo ibitangaza. Bamaganye Satani ku mugaragaro, baje bagusanga, ubabera Imana. Intwaro z'umwanzi zigiye kuberekezaho, ubarinde gusubiza ikirenge cyabo inyuma. Nuwaba ufite indi mpamvu yatumye afata umwanzuro wo kubatizwa ikurweho, impamvu nyayo ibi agakiza ke. Bakomereze mu buntu bwawe, ubwo bitegura kujya mu mazi, bezwe nawe, maze nibasoza igikorwa cyo kubatizwa tuzashima urukundo rwawe. Abato n'abakuze ukomeze kubana nabo n'imiryango yabo. Abizera mbagushyize mu biganza, uko baba bitanze baza aha hantu, ni ukuri Data uzabarinde gukorwa n'isoni, uzabahe kugira ngo tuzabane mu bwami bwawe. Ikiruta byose ni ukuri Data, uru rugendo tuzarusoza amahoro. Muri iyi minsi bigomwa bakaza aha ngaha, aho berekeza amaboko uzahaha umugisha, imiryango yabo uyikoremo ibitangaza, abana babo ubaha ubwenge, abiga ubahe gutsinda amasomo. Twese tugiye gutaha, ujyane natwe. Abashyitsi batugendereye, ni ukuri nabo ujyane nabo, ubarindire mu buntu bwawe kugeza ubwo bazashaka ukuri kandi uzabiyereke. Byose buko ubishaka mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14